izabikora bimubwire ngo na bya bindi izabikora mubwire ngo n'ahandi izahakora mubwire ngo no kuri uyu munsi irakora none iragira ute irakora hari umuntu bwiza yatera haleluya wari mu mpinga z'ejuru wambaye ubushwambagara imisatsi yatonze ikime utwereka imbabazi vunagura ya miheto abanzi baduteranye ushingura y'amacumu ibibanza byacu turubaka imirimo yacu tureza utwohereza ijambo ry'ubuzima waduka turirimbira Imana tugiye gusenga twari mu mpinga z'ejuru wambaye ubushwambagara imisatsi yatonze ikime utwereka imbabazi vunagura ya miheto abanzi baduteranye ushingura y'amacumu ibibanza byacu turubaka imirimo yacu turenda tureza utwohereza ijambo ry'ubuzima turemera ndababwira Yesu yankoreye ingero z'ababwira yamirimo kariba barukundo yanyeretse uko iminsi ari sizibagirana ingero z'ababwira yamirimo kariba barukundo yanyeretse uko iminsi ari sizibagirana inzandiko nyinshi ziri inyuma bakabasiga icyasha kugira ngo batazongera kubakunda ariko mani icyo gukundira nuko utameze nk'abantu ariko mani icyo gukundira nuko utameze nk'abantu ariko mani icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu ariko mani icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu erega na burya bambaye imishaga inzandiko nyinshi zibiri inyuma bakabasiga icyasha kugira ngo batazongera kubakunda ariko mani icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu ariko mani icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu ariko mani icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu 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 wagize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu erega na burya bambaye imishaga inzandiko nyinshi ziri inyuma bakabasiga icyasha kugira ngo batazongera kubakunda ariko mani icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu ariko mani icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo bibahirwa kandi batungishije benshi ariko mani icyo gukundira nuko utameze nk'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo bibahirwa kandi batungishije benshi ariko mani icyo gukundira nuko utameze nk'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu ariko mani icyo gukundira nuko utameze nk'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo ntibahirwe kandi batungishije benshi ariko mani icyo gukundira nuko utameze nk'abantu wasize ibanga ryanjye nawe ubere amaso y'abantu
Umunyamarira avuga uyu munsi ngo natahanye hoje. Utaryamaga agiye kuryama uyu munsi. Imana igiye guhagarara ibyari biguhagaze hejuru. Imana irashaka guhagarara ibyari biguhagaze hejuru. Ari igihe abantu baduhagarara hejuru amahoro akagenda. Reka Imana ibahagarare hejuru uwo amahoro agaruke bo bayabure. Imana igiye guhagarara ibyari biguhagaze hejuru. Irabihagarara. Bagani mubwire. Umuntu utari ufite inzira navuga ko Imana iramuhinzira uyu munsi. Uwo rwangwaga navuga ngo mbonye umurwanirira. Ni nkawe natera haleluya. Wariganijwe navuga ngo kuri inshuro sindi buringawe. Kuri inshuro ntabwo ndi bugira ute. Kandi ubwo ndi nkawe navuga ngo amen. Amen. Hari ikintu umwuka w'Imana yambwiye. Imana irashaka kugukiza kugira ngo uzakize abandi. Imana irashaka kugukiza kugira ngo uzakize. Icya kabiri, Imana irashaka kugutabara kugira ngo nawe uzasohoze imihigo wahize. Icya gatatu, Imana irashaka kukuvana ahantu maze igihe kirekire uhicaye utahava utahaguruka. None Imana irashaka kuguha urwandiko rukwiye. Reka mbibutse ikintu gikomeye. Urwandiko rwa Hamani rwagize agaciro imbere y'abantu bitwa abayuda. Bamenya agaciro rufite bajya gushaka urundi rwandiko ruvuguruza agaciro k'u rwa mbere. Igihe cyose wagiye imbere y'Imana ubanza umenye inzandiko ziri imbere yawe, umenye n'inzandiko zikurega n'izigushinja
izi gushaka impamvu. Hanyuma ubwira Imana ngo nta rwandiko ruvuguruza ziriya. Kandi Imana ni Imana ishaka ko tubimenye. Bibutse ko abayuda iyo badasenga ngo babwire ngo hari urwandiko Hamani yandikishije, abayuda bari kumanikwa. Kandi Imana ihari. Imana irashaka kuguha urwandiko rukurengera. Vuga ngo rundengera. Kandi urukurengera rusimburwa n'urukurenganya. Urwandiko rukurenganya Imana irazana urukurenganura. Ntabwo mubyumva, ikirere cy'umwuka nicyo kiduha amakuru. Hari ibintu ubwirwa ukabayoberwa naho bizaza. Hari igihe bakubwira ngo umwana wagiye kurwara, urwo ni urwandiko. Hari igihe bakubwira ngo umugabo wawe bagiye kumwirukana ku kazi, nta uraza, nta rwandiko ruba rwaje mu isi y'umwuka. Mwari mubizi? Hari igihe hasi amakuru atari meza mu kirere cy'umwuka, umenya ko ayo makuru ari urwandiko rw'umwanzi. Ubwira Imana ngo nanjye bitari byabo, nje gushaka urundi rwandiko rwo mu mwuka bitari byabo. Kuko hari igihe tuza byabaye, amazi yarenze, amazi atari yarenga inkombe. Imana igiye kuguha urwandiko ruvuguruza izindi nzandiko z'abadayimoni, ruvuguruza inzandiko z'abarozi n'abakonikoni. Vuga ngo amen. Ntabwo nyumvise, subiramo ngo amen. Ari urwandiko rutubwira ngo ntituzashaka, nurwumva jya ushaka urundi ruvuga ngo uzashaka. Hari inzandiko zitubwira ngo nta kazi tuzabona, jya ushaka urundi rwandiko ruvuga ngo nzabona akazi. Kuko icyo umwanzi akubwira ni urwandiko aba akwandikiye akumenyesha. Jya ujya imbere y'Imana ushaka urundi rwandiko rumubwira ngo Imana yavuze ngo bizaba. Niko bigenda rero. Buriya ibintu byose mubona mu isi y'umwuka cyangwa se mwumvira mu isi y'umwuka niyo makuru aza mu bifatika. Uruwo Imana ivuga cyangwa uruwo Satani avuga. Iyo utabizi ntumenya gusenga. Iyo Satani avuze ngo bizagenda bijya imbere y'Imana mu byikubwira. Ibyo bintu birumvikana. Iyo Imana ivuze ngo nzarwana intambara zawe zose, ziba zihari cyangwa ntiziba zihari? Iyo Imana ikubwiye ngo nzogeza izina ryawe, uzi ko barakandamijwe. Iyo shitani ari kuvuga ngo nanjye ntuzambana, iby'Imana bigiye kugaragara, ibya shitani bigiye bigende. Erega n'uyu mwanya hari amakuru ufite mu matwi yawe, ariko ushaka kukubwira ngo amatwi isaha y'Imana n'ay'umwanzi. Washuganira na shitani uzagoma, uzumva warasaze ngo ugiye no gusenga. Shitani igenda ituganiriza, irindi jwi rikavanga igenderera, yenda ugiye gusenga nta kibazo, yenda ugiye gusenga. Ijwi ry'Imana rigomba kuremerera ijwi ry'umwanzi. Kandi bibutse ko Satani ni umuturanyi w'imitima yacu. Ijwi ry'Imana rivugira muri twe n'iry'umwanzi rikavugira muri twe. Dore rero ndashaka kukubwira ngo urwandiko rugiye kugaragara ni urwandiko rw'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kera twiga mu ishuri, umudirekiteri umwe yigeze anyandikira urwandiko, aramuhereza, arambwira ngo kubera ibi n'ibi uyu munsi turwaye urwandiko rukubwira ngo genda, kandi dushingiye ku bintu bimeze turabona kwiga hano bitazashoboka. Ndarujyana mushyira meya yitwaga Kayitara Epimaki, abona meya batwandikiye. Meya arabusoma, uyu mudirekiteri w'uwari waba uri gusoma ku kigo, arangije arambwira ati ajya muri biriya bikintu, arandika nzijyana zombi, dore urwawe dore n'urundi. Ndiga siniga tigenda bibiri. Ikibazo ni kimwe, ni ukutamenya aho ujya mu Rwanda. Bwana asifiwe. Ufite uburengezi bw'Imana, dufite uvuguruza inzandiko zose, dufite uvuguruza amagambo yose. Kabone naho yabateye ubwoba, kabone naho yabafite imbaraga, hari aho tugera gata imbere y'Imana. Niyo ibintu byose bitera agaciro, vuga ngo hari byata agaciro.
agaciro byari bifite birakanguka imbere y'Imana. Iyi zina ryayo ibibuza gusinzira birata agaciro, birara bisakuriza mu majoro bita agaciro, ibisakuriza iruhande rwanjye bita agaciro, ibisakuriza mu kazi bita agaciro. Ibintu byose imbere y'Imana bita agaciro. Abana b'Imana tukagira imbaraga mu mbaraga z'Imana. Ibintu byo bavuga ngo amena. Mu rwandiko rwaturegaga Yesu yarumanitse ku musaraba. Yabosita cyane. Nagira ngo kubwira urwandiko rukurega Yesu yamaze kurumanika ku musaraba. Aravuga ngo bari ibyo bibazo. Bwira umuntu kwari bizabazwa Yesu utazabazwa. Ilo nibikugora ngo bibazwe Yesu. Bwana sifiwe. Ngo baramwishyuje yari yarabyaye ikinyendaro, baramwishyuza atariko wamugabo. Kunyishyuza cyane. Ubona mu by'ukuri mfite umugabo w'umukene. Uzi ko nawe mfite umwana nta mugabo ufite, wamukuye umugabo namubona. Umugabo wanjye ni Umunyamerika. Ntajya ahemba. Igihe cyose uzishyurwa amadolari. Yazane. Amezi n'abatandatu. Nashaka mu mwaka. Mfite umugabo w'umukene. Wamuteye inda y'ubyogo. Yaherutse atera inda rubyogo arasafari inda y'ibanga. Asigara avuga ngo nubwo bana naguhemukiye ariko umugabo ndakwemera. Rubyogo yagiye muri Imana. Akomeza aganira na nyirinzu. Imana umusubira abwira ngo kubera ko bavamisha imbere y'umuntu utarakebwe bije mu kwishyura. Kandi nzaba ya madolari wamubiye hari abantu bazi kwihagararaho. Ubu mwihagararayeho amaguru adahari muhagarariye ku nkoni gusa. Bose ugasubiza umuntu nta makuru ugira. Yakureba ko bazabura n'umuntu ari gitangaza. Nawe utangaza bwawe ni Imana gusogera ikigutwikiye. Iramutwikira abavana. Iramutwikira nagira ngo biyakirira abashyitsi maze twikomereze. Ukwezi kwa gatandatu kujya gushira Imana irotesha umuzungu. Abana abanyarwanda kubizi ko bagiye guguha. Muzungu ararota atera umuntu ugomba gutabara utuye mu kagara kanaka, umurenge uyu mu karere kanaka, mu mudugudu uyu mu gihugu cy'u Rwanda. Hari uheruka kuki kandi Imana yigiza mu muntu twazana. Ngaraza aravuga ati uyu muntu babaye amazina yageze hano ku kibuga cy'indege ni hano mu Rwanda. Akajya abaza mu kagari, umurenge, akarere, abaza umudugudu, arabaza. Baramurangira baramubwira atari kizina, iri zina ntiturizi. Ageze mu mudugudu baramubwira ati umuntu turamuzi. Bati sawa. Baramujyanye wa mugore na wa mwana ategereje yari yahaye nyirinzu umusazejo. Uzi gutanga umunsi utiteguye wo kwishyura ariko ukawutanga vuba kwizera Imana. Ziko mujya mubikora. Umuzungu araje aradodoye baramuhamagaye nzaniranga muntu yawe bararebye. Baramubwira nawe witwa runaka ati dore ni ngewe. Asigaranye n'umuzungu baraganiriye amusigiye envelope y'amadolari. Umuzungu asubira ku kibuga cy'indege bigerageza. Icyo yagombaga gukora yari agikoze cyari kirangiye. Mbabaze mureke mbabwire igisakuzo Imana asakuje Yesu. Yavuye ku isaraba mata umugabo wawe yaje ariko itonda ryabo gabanya urufita bwawe. Genda ubarire umwenda tukurimo kabiri. Niba uyigurisha ushyire igiciro cyawe. Ubara umwenda. Niba unayigurisha ushyire igiciro munsi wifuza kuko bose yamwe barashaka kuyigura kuko kwishyuzaga nta mwanya wabyo. Yaje haragura baruha. Buriya ibintu byose biremera nyirabyo atari yazi. Iyo nyirabyo yaje ibintu byose biroroha. Nta kiremera kireka Yesu adahari. Nyirabyo turamubwira ze kandi nahagera ibyo biremereye biroroha. Aragiye abaza amezi 7 atari yabuzura. Arabwira nta kibazo. Ati none reka ngende vugane n'amadamu turakubwira igiciro umubwiye. Yaheyo ukajya ku mugabo yigeregere. Ni Yesu. Erega Yesu n'umugabo wacu. Ni inshuti yacu. Niba kubaza ngo umugabo wawe ubabwira ngo arahari. Araje ngo ni miliyoni 17 kandi bitugabanye. Nta yandi mugerekaho ni 17. Tisawa. Genda ejo mu gitondo uzagaruka ari kugoro. Reka ruhuke nakanguka ndamubwira.
saa 2 yarahari gitondo ngahagere aramubwira ati noneho ntidufite umwanya wo kuvunjisha bara mu madolari gusa umushyitsi maze muri umushyitsi aramushye umugore aramuragiye neza umushyitsi araryamye nawe yigendeye neza yagiye kare amafaranga aramubwira ati sijya kuri biro de change we yabare mu madolari turakwishyura mu madolari urabyemera tinabyemera zana abayobozi b'umudugudu baguriraga mu mudugudu bitari byajya muri biriya byo kwa hoteli mudugudu araje wakagara araje baranditse barasinye ibyangombwa barayimuhaye bahana gahunda yo kuzaza kujya gukora hariya mu bitaro mwebwe muherutse kugura no kugurisha bitasi mwakoze ibyo bihe ategereje umugabo kabyuka ntawe abona umugore arangije aguza ahantu aza kumutumira neza aramubwira ati ngwino tujye twaganira bahurira muri hoteli aramubwira ati nta mugabo ngira umugabo wanjye ni Yesu kandi niwe wakwemeje iyi nzu ndayifite nyifite ku bwa Yesu umunsi wanyishyuzaga nta kazi umunsi wanyishyuzaga nta biryo umunsi wanyishyuzaga nta nzira nepfo na n'uyu wandeye inda ni rubyo yaragiye ariko ufite Yesu dore mabwire dufite n'umugabo turuhana akabyemera n'umugabo turirana akabyemera n'umugabo turuhana tukagendana ntajya duta abantu baduta abantu batureka ariko Yesu n'umugabo utagiduta biri gitubwira ngo ntiyatwikuye ibihwanye n'ibicumuro byacu dore icyo nenda kubabwira uwo mugore ntiyarakwiriye neza ariko kubw'imbabazi z'Imana arayibona n'uyu munani akugirira neza n'imbabazi zayo yongera kwiyereka mu minsi nk'iyi hari urwandiko rukurega ashaka kugukuzaho uyu mugoroba urwandiko rugushinja rugomba kukuvaho urwandiko rukubwira ngo uzapfa utyo rugomba kukuvaho kuko imbere y'Imana ntidupfa uko twavutse dupfa uko byavuzwe n'Imana reka dukomere Yesu amashyi menshi umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora umure nibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora umure nibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora abyeyi nibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ukomere ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana izabikora ibeshya Imana izabikora Imana itabeshya Imana itabeshya Imana itabeshya Imana itabeshya
urebeje amaso yanjye z'imigoma y'amahoro kuko ariyo baraza zamubona ubwami bwawe urebeje amaso yanjye z'imigoma y'amahoro urwariyo twarazwa bera ubwami bwawe urebeje amaso yanjye z'imigoma y'amahoro urwariyo twarazwa bera amaso yanjye sinikoma kuko ariyo twarazabera zamubona umwami wanjye urebeje amaso yanjye sinikoma y'amahoro kuko ariyo twarazabera zamubona we urebeje amaso yanjye kuko ariyo zamubona we twarazwe abera hallelujah oh yes haranira usingira icyo mwami Yesu yamfatiye ndaharanira gusigira icyo mwami Yesu yamfatiye ndaharanira gusigira icyo mwami Yesu yamfatiye ndaharanira gusigira icyo
Yesu yafatiwe ndaharanira gusigira icyo umwami Yesu yafatiwe n'amarira Cose n'amarira Yeah.